utambe cyumukundira iki? Okay, nawe urabibona ni mwiza nubwo nsumba. Akuru ni byiza ha? Musaba kantu. Yego. Ni umukunda. Ni umera kabisa. Niyo nta kibazo. Okay, ni umukunda byukuri. Wow. Okay, urabona ko rero rwose azamu Imana muteguriye twagiye. Happy birthday to you. Happy birthday to wow. Tare kuromba ikaze bakunzi ba Screen Just TV mpero byiza ko subscribe no kora subscribe banza ukore subscribe. Okay, rero urabona ko uyu munsi ndi kumwe na Chiko amakuru meza cyane. Umeze fresh? I'm good. Umeze neza? Yeah. Wambaye neza Chiko? Thank you. Guys, urambutse ko ahangaza haca ama interview atandukanye, amakuru atandukanye yo tutari buni entertainment show business ndetse n'ama broadcast atandukanye akoze cyane. Rero Chiki ndabona rwose ufite envelope mu ntoki, wambaye agapira rwose k'ubururu hejuru, sinzi impamvu wambaye gutya kabisa. Oya ko nambaye gutya ni bisanzwe nta birenze. Muri make ubusanzwe wambara neza. Ntago ari cyane nkuko nabikubwiye. Okay, kuki no umukondo uri hanze? Zuri hanze. Cyangwa cyane muracuruza nawe? Muracuruza gute ushatse kuvuga iki? Gucuruza icyo bitubwiza. Oya. Nk'amafoto ukabanya bati si afite gakondo keza bakabago. Oya. Rero mwamubonye Chiku ariko byinshi muri Chiku ni byinshi byivugira ndavuga iki. Okay, so guys rero uyu munsi rero nifuje kubahamagara ngo bamfashe gutungura umukunzi wanjye. Umukunzi wawe? Ubu ngubu turi kugenda twerekeza ahantu. Umukunzi wawe ari yego muri make umukunzi wawe ni mubyinnyi yego akorera practice yego asubira kubyina urabizi oyanze ntago mbizi ntago shagerageza cyane no ntago gerageza zaza ubutaha amapiyano se nahoze gutyo oya ntago nyazi shagerageza ntago mbizi gusundasa oya nabyo muri make rero ujye gutungura umukunzi wawe yego umukunzi warabizi oya ntaga biza ahubwo nibanga yego niyo mpamvu rero naguhamagaye ngo uze tujyane nose kamaze tutatubwiye so amazina ni Alvin nyine n'umubyinyi ndakeka nta muntu utamuzi ha mu Rwanda razwi of course abantu bose baramuzi ndakeka nta muntu utamuzi so tugiye kumutungura rero dutungura umukunzi wawe cameraman adufashe nagaragaza naze muri framing yacu sibyo kandi ikindi urumva nawe wambwiye ko agukunda urumva wamuteguriye impano ugiye kumuha rero sasa umbwiye ko uzana kuri practice urumva hanjyane sibyo then umutungure yawe ntugire ikibazo ngiye kandi gift nyira yarabanza kayireba okay nyine bona basi mwinyi makuru reka ndi akarukare musibye mfasha ndebe okay wareba nta ribi iyi ni impano izina rya Yesu wow shachaze uramukunda oya kweshe uvuze ngo guys mbigize ibanga ndabyimenye mbigize ibanga so guys twagiye tudatinze mube hafi murebe ukuntu ari buze kwifata cyangwa se ukuntu ari buze gutuza ari buze kwifata asuni aragukunda ngiye kugira ndebe buryo niba gukunda so nubundi urumva ko ni surprise ntago twajyana twese sibyo wowe urabanza ugenda asigara ariko urumva ningiye kugira ndebe niba gukunda baza byinshi bitandukanye kuri we masebundi urambebora zigurya na gutya muri make ubwo uraza kuza nyuma nta kibazo okay guys twagiye kamera twagiye okay bro amakuru brother bimeze gute cyane fresh nose kuri kuza unkamera bimeze gute sambaye neza man urakoze nose uranze ndakuzi kuri TikTok bro Alvin urabizi ariko ntabwo nkunda ibintu bitateganyije nose brother kwambaye merci kabisa nyine niko wabyinnye tubaye bangaye se bro nambaye miliyoni oya ntago nje niyemera ntago ari igice cya miliyoni nakajana tu brother bundi busanzwe uri umubyinnyi ibintu ukora ni biki cyane uko byina kwactinga mu vixen mu ndirimbo
ibintu nk'ibyo nyine turi entertainment. Nise bro bundi busanga ufite umukunzi? Umukunzi ndamufite kabisa. Umukunzi? Umukunzi ameze gute? Ushaka kumumenyera iki? Ikibazo ngiye wambwira. Gusa ikibazo wambwira nari yashaka kumutwara. Yashase mutwara aranyemera? Aranyemera. Nzabukwereka agira umukunzi wanjye niba ushaka kumureba. Uburyo ateye mu miterere kabisa. Uburyo ateye ni umukobwa mwiza nyine umbereye. Nawe imagine umukobwa umbereye tu. Niba yaba yigikara yaba gusumba. Ntago mbizi gusa imagine umukobwa umbereye. Nuse brother bundi busanzwe music cya kubyina utangiye ryari? Kubyina nabitangiye muri 2016. Muri imyaka 8. Byarakuvunye bya danger? Biravuna nta kintu umuntu ageraho kitamuvuna. Uyu munsi rero ni bidi yawe cyangwa anniversary yawe? Umunsi ni anniversary ndabizi ariko nta plan nyinshi ndi gupanga buryo amafaranga yarabuze. Muri uru ruganda amafaranga yarabuze. Ubwo ngubwo ndimo ndapanga mu mwaka utanu nibwo nziziza anniversary nasinkunda kwiziza ibintu by'amanniversary. Ivuze ngo amafaranga yarabuze kandi nzi ko ababyinnyi bafite amafaranga kuki ubwaye magambo kandi nzi ko amafaranga bafite ababyinnyi. Amafaranga bahari ariko amafaranga aboneka umuntu afite tunayapangiye geto bari kumwishyuza umuntu akeneye kugura iyo myenda urumva nyine biba bigoye kabisa kugira ngo uzabone amafaranga yo gukoresha anniversary. Nta mafaranga muri make ahantu baza guhera gift nyine inshuti zayo ahantu ziguhera gift location. Oya inshuti yanjye ishaka kuma gift nyine iransanga iwanjye mu gift kuko naje muri practice ariko urabona ko nsoje nyine ngiye guhita naha ubwo ushaka kuma gift nyine arayinzanira iwanjye. Bro gusara gusanga ubusenda ari nk'abasista nka 5 bazi wawe basista 5 ngewe n'abashiki banyigira benshi ngira 2 gusa. Bro none ngewe urumva nshaka kukwira gift. Ushaka kuma gift cyane kibazo kabisa na ndagusaba kantu sibyo uzi kuririmba se bone kuririmba wapi nase yambizi nibyo mbona narakoze ariko yemera Imana cyane noje kumenya umuntu ugiye gusenga sibyo umuriza iminota 2 sibyo then ngiye nk'Imana naguteguriye. Are you sure? Cyamo kimwe niba hari inyuma mwe aku uhumirije cyakoze inyuma hona hari ariko mfashe ubuhumirije sibyo naribika. Twagiye okay rero guys urabona ko rero tugiye kumukora surprise arebye inyuma reka rero nsabe umukunzi we kamera amwerekana cameraman aza rwose ntago Elvin abizi ntago abizi Elvin rwose tugiye gutungura umukunzi we guys mwabibonye urabona ko rero umukunzi we yambaye neza yamuteguriye gift guys nibanga. Okay, wow, bro, this is the surprise, brother. Wow, congratulations kabisa. Urabona ko rero ni umukunzi we akaba amugezeho. Elvin warubizi ko ari buze? Ntabyo nateganyaga kabisa ko twoyanansanga ahantu nk'ahanga. Ntabwo narimbizi kabisa. First of all, umeze ute? Fresh uragenda. Anyway, happy birthday to you. Muririmbire? Nta kibazo. Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Elvin. Ase kutatubyinira. Wow. Kano wakagombye kujya unabyo. Cyane. Ifite ibyishimo nyine ndatungoye kabisa vraiment. Ntago nabiteganyaga nubwo nabikeka ko ari umuntu wanungura kuri munsi. Kinani gukunda man. Mwana gukunda kabisa. Icyo bita gukonfirma nyine. Wumve ko yaje bigira ibanga. Nyine ifite umwana gukunda nawe ugerageza uburyo ki umufata neza kuri gahunda zose nyine nawe urafata. Sister wumva ute wowe? Meze neza twumva nishimye cyane. Ahubwo nahise ko ari bunadukubite. Ntabwo yarabizi ko turi buze kumutungura. Noneho urumva kuba uri umubyinnyi muri Rwanda urumva ukagira umukunzi gukunda gutya. Bro ufite imiti ukoresha? Nta miti nayo nyine ariko none se undi wo mbona gute? Okay, mbona nyine umujambo kubyina bya dance. Ari ibyo bigufasha. Ariko none hari izindi gahunda ugomba kuzuza nk'umuhungu nyine kugira ngo icyano kikonfirme fresh. Muri make warakonfirmye umwana wawe. Wowe mwibarize tu. Umukundira iki? Oya ngenda kubaza. Wowe mukundira iki? Njyewe se. Utambeshye umukundira iki? Okay, nawe urabibona ni mwiza nubwo nsumba. Akuru ni byiza, Ni mwiza? So ni mwiza.
akunze kuba ari seriye kandi nkunda umuja muri seriye akunze kuba ari seriye kandi tuntu nk'utwe two namukundiye none se ko mbona uyu mujama wenda ni mwiza ariko se afite amafaranga buriya subwo ibyo birakureba amafaranga nyine mw'iyi minsi ubona ko urukundo rw'iyi minsi yose amafaranga amafaranga ntabwo aba hari menshi yo guhonga umuntu cyangwa kumujyana Dubai ariko nyine amafaranga kwita kuri girlfriend ntabwo yabura kumusohokana utuntu nk'utwo ntabwo byabura kabisa none se ndakubaza ni asubundi urukundo ni amafaranga ngiye mbanze nkubaze urukundo ni amafaranga okay mw'iyi minsi mbona urukundo ni amafaranga oya ntabwo ubizi oya njye ntabwo mbizi Elvin mbwiza ukuri baby wawe udafite amafaranga gukunda utambeshye nagukunda nese ko n'ubundi ngunda nayo mfite ko n'ubundi ngunda nayo mfite kandi mbona yafite bro buryo yambaye udafite amafaranga oya ngenda kwambarira ga housing y'umuntu n'imbere ukuntu biba bimeze birinse buriya nubwo umuntu aba agenda ariko umuntu abashya bro no mbwira ukuri urumva mbwira ikintu mu buzima baby yakoreye urumva ubwo ati uyu munsi no baby wa mbere mu buzima bwanjye mu kintu gitangaje ni nk'iki Shavali ababebi nyine ibintu dukorera ni byinshi nyine bidutangaza ariko nyine baby wanjye nyine icyo mukundira nyine ntago ari kuvuga ngo nuko musumba nkuko yabivuze oya umukundira iki ikiri mukundira nyine baby wanjye nyine ari utuntu ajya yikorera ukuntu ariko nakubajije ngo ikintu yakoreye uvuga ati n'uyu munsi kiracyandimo ni iki icyankorera n'uyu munsi kindimo se ko n'ubu uyu munsi akigikora ni iki bro ni iki n'amabanga y'abashakanye mwana uze ngararenze ibintu byo mu buriri kanyumvira nk'ibintu bisuvuga uze ibyo uvuze ni ibiki turavuze uvuze ibiki muri makeya okay baby wowe ibyo avuze urabyemera cyarakubeshyeye okay bundi abantu babiri iyo bakundana sibyo niba bazi uburyo bakundana ubwo nyine kirahari wenda ntashaka wavuze ko urumva ibintu byo mu buriri ngo ubanze utoroshye oya ubwo buriri uri kuvuga ko ntabyo numvise sikuvuze Elvin sikuvuze kujishuri kubwira ibintu byo mu buriri nakubwiye mu mabanga y'abakundanye of course abashakanye nyine nayo bakundanye ni bimwe byose ni kimwe ubwo bazakazo ubwo amabanga nayahe so shatu yakubwire sari ikibazo se oya Chiko ubundi ubona uno muhungu ubundi ubusanzwe arusha kibandi bahungu nkuko nabikubwiye ni mwiza sibyo ariko si ubwiza ni ibiki muri make kwabeza batanu kubibona urabona ko ari mwiza sibyo so ni muremure kandi je nundi numvaga nca type muremure ko ndi mugufi so ni byinshi nyine navuga ko ari byinshi namukundi ntabwo nabivuga ngo birangize yego rose Chiko uyu munsi uyu muhungu ni iki yaguhaye mu buzima bwawe ati sinzibagirwa so nyine arankunda anyeka kankunda ese nibyo yaguhaye ese ntabwo yamaye urukundo okay nibwo urukundo ya anyeka kankunda byo byonyine mba mbona bihagije tu arukunda ni byinshi gusa nyine icy'ingenzi nuko ankunda none se niki yakora ukahita mushwana mufasha nci inyuma aguca inyuma yego mwahita mushwana naho si bwo umuciye inyuma njye ntabwo nabikora njye ntabwo mubaza kamatsiko wenda aramutse urumva akoze wenda ibyo abakunzi bakora wenda ntagushimishe simwata mushwana kuvuga iki sobanura ikinyarwanda wenda nk'urugero sibyo araje wenda agushimiye agaheri wenda akakamena nabi simwata mushwana cyo ntabwo byumvikana ako Chiko asora umwana ntabwo twashwana ako nukigira umwana so ushaka ngo usubize ntabwo twashwana kubera iki kuko ngo yashimye agaheri giki cyo ntabwo byumvikana wavuze ko umukundira amafaranga nako umukundira amafaranga uko ateye niko wavuze afite umukundira amafaranga afite uko ateye none se oya amafaranga ntabyo navuze ngambwira ikintu aramutse buze ku mubiri we wahita wanga watuvuga ati ndamwanze oya nta na kimwe nyine bwaramutse akibuze Chiko mbwiza ukuri avuye mu maso wamukunda nakomeza nkamukunda Chiko ntabwo mbeshya ntabwo nkubeshye ari mu myanya wamukunda cyane undi hakunda umutima ntabwo hakunda nyine Elvin mbwiza ukuri Chiko avuye mu ijisho wamukunda kubeshya subiza ari icyaha mbwiza ukuri aramutse abaye ari impumyi wamukunda ugusubiza nyine kubeshya subiza ari icyaha ni icyaha kubeshya nyine ariko utambeshye gire iyo ukunda umuntu sibyo uwo mukunda tu sibyo ako mu rukundo hazamo no kwihagararaho ndi kugusobanurira tu iyo ukunda umuntu umukunda nyine ariko nje ntago nakubeshya ese wakundana n'umuntu upfuye ijisho kandi yarabaze
yego ndamukunda ariko akishisha ataripfuye kandi nta n'iryo ateganya gupfa muri make aramutse ribuze wahita umugira gutya tuburisha amazi wumva yaribu ni ikibazo ku bisanzwe ariko ciko mfite akari kabazo k'amatsiko ejo nabonye bidi ya Jojo Breeze Jojo Breeze ni umubyinnyi nawe Elvin nawe ni umubyinnyi nawe uramutunguye ubwo se wabiganye ubundi iyo umukunzi wawe yagize bidi uba ugomba kumutungura cyangwa se ntabwo ugomba kumutungura kuri bidi gusa ariko bidi ni ikintu kiba gikomeye ugomba kubikora rero Elvin no subona mu Rwanda ababyinnyi bafata gute mu Rwanda ababyinnyi bafata gute ese ubona bo basike kuri wowe so industry y'ababyinnyi yo mu Rwanda hazamo ikintu bita agasuzuguro niko nabyita to hari ukuntu nyine nk'umuhanzi gutumira mu ndirimbo ye ukabyina ugiye gukora akabwira ati icara hari ubwo ngubwo yakubwiye ngo uhagere saa saba wenda urugero saa saba ukicara tu ugategereza saa saba zikarenga bikagera muri saa moya za nimugoroba ugasanga mugiye gushutinga izindi saa saba za nijoro sibyo kandi mu kuguzana yaguhaye pressure ngwino nyine nicyo kintu gikunda ko cyane n'ikintu cyitwa ikimenyane n'ibintu byo kwironda tu bironda barankanze yaragano bandi bironda bro ababyinnyi mu Rwanda barironda bose bariyize muri make uvuze ko abari hejuru birya ko bakiri hasi abari hejuru barirya kandi uragenda ugasanga ababyinnyi abantu bazi cyane nyine bamenyereye ku masura yabo bazi ugasanga ntago babazi kubyina baratwe nk'ababyinnyi nago tubafata nk'ababyinnyi byumvikanye Elvin uramukunda umukunzi wawe musaba akantu yego niba umukunda numera kabisa niba nta kibazo okay niba umukunda by'ukuri umuntu ukunda aba proud yawe binkorere kabisa bari nawe utangiye kutugora rero ese umukunda kandi umukunda nyine binyereke ko umukunda okay bizu ntago nyimuhera ahantu okay basi ako kwitama sibyo akwitama cyangwa nuko ari muremure cyane okay ushaka kudusomanya wapi ndebe buryo bimeze bamugane kubona bakundana ergo uyu munsi umuntu urusingo urumva kandi abanyana bakundana bavuga ati se bandusha iki ngi bigireho iki okay twagiye nari niba ibyo ntago ari ngombwa ariko ubanza nagure proud iki oya ndi proud ye n'abarabizi kiyo ntaba proud ye ntago mba naja yego bikore okay twagiye ni muri proud ye bikore oya apana nona icyo mbonye nuko Alvin mukunzi aragutinya pe burya ibintu byose byo mu rugo niyo mpamvu babyita amabanga y'abakundanye sibyo ntabwo byose bibera mu ruhame tu bizu nabyo ibintu biba birenze bizu ku bantu bakundana nta bintu biba birenze ariko nyine ntago ni nk'uko we ntago ufata ngo nkubwire aka kanya sibyo umwite nkubwira ati hita urongora umugore wawe wabishobora ni bidi yawe agiye gutungura muri make urumva ni bidi yawe muri make urumva nshaka agiye gusoma wenda ahagaze buryo bimeze nibyo ushaka kureba bikore turi buryo byagenda ase kwetse muri kugorana haka impamvu so nja kumenya n'itabareba oya impamvu okay just ni bidi ye ukuma surprise ukaba proud ukamwirekuraho sibyo wabona ndi bubikorera ahandi hataraha oya bikorera hangana hasibwo urumva umutinyi imbere ya kamera urumva hanze wabikora ko ahandi wabikora muri make nago abafana bamukunda bashaka kubona ko namukunda basi wowe garagaza urukundo basi umukunda okay njye nemeye ko umuntu ukunda aba proud ye no the proud ye ariko bitagaragara bose reba wamutinye wanze no kumuhobera nga basi muhobera kumuhobera byo biroroshye okay wow okay urabona ko rero rwose Chiku na Alvin rwose bararyoshye gamo nyumvire cameraman bizu cameraman siri umuntu bako kwita bizu yabaye bizu rero Thierry ukaba waruvuze ngo abantu bari hejuru baryamira batoya so igato umvuze tsire ku ruhande Alvin uvuze ko mukanya umuntu ngo abantu bakuru baryamirana bari hasi ni bande bakuryamiye uyu munsi Samani nyine industry ya dance wa mugani imeze nka za zindi nyine zanuza nka ziriya music tu imeze nka music bya bindi numvishe ngo bamwe bakinye PlayStation abandi babura collabo ibintu nk'ibyo ni nako industry ya dance imeze rero so nyine man ntago bivuze wenda kubera ishyari cyangwa kubera iki sibyo gusa hari ababyinnyi baba barateye imbere
bateye imbere ubu ngubu bafite amafaranga bahorana akazi ariko nyine twe nk'ababyinnyi tukiri muri medium turi hagati biratubangamira nyine kubona umuntu utazi no kubyina sha umuntu utazi kubyina akiyita umubyinnyi ubireba wowe uri umubyinnyi wirwa hasorenga wirwa guruka ubwiza ukuri waretse gushotorana amani uvuze ko abenshi batazi kubyina agaro gushotorana mwana nagaro gushotorana kwako ntago washotorana n'umuntu kurusha amafaranga iteka n'iteka ariko kwako muri make uvuze ko urumva muri make uvuze ko abantu bari hejuru ariko bafite amafaranga n'aho nta kintu bazi ni ntabaye ngawe mbwira nk'ababyinnyi uzi nyine bari hejuru mbwira amazina inzu witwa Benda inzu Jojo Breeze ndabara abo ngabo nibo nzi aranagara ababyinnyi mwana bro ufashe Benda na Jojo Breeze kubita hasi man aga nkubise hasi gusa aragara ababyinnyi bro ko wabizira nabo barabizi ko atari ababyinnyi uvuze ko Benda na Jojo Breeze atari ababyinnyi uratsurisha bo cyane nagara ababyinnyi mani muri make nyine ubagize iki bara nabi influencer buryo utandukanye mu byinyi n'umu influencer bara nyine biyita ababyinnyi gushya saba ababyinnyi usko nabwo bugira mani ubwose ko nta numwe ngaburira nta numwe ngiye wabo hagira ubwoba bw'iki nawe murahuza n'umukunzi wawe afashe Benda je baby wanjye bose ababarusha arabarusha yego cyangwa ikintu nemera kimwe nuko Elvin azi kubyina penda byemera kazi kubyina rwose mwe mwabibonye ariko kuvuga ngo Benda no buryo akunzwe mu Rwanda ntahita afite ngo ntacyazi shange mva sinabyemera kandi ntacyazi wowe ntabwo uri umubyinnyi nyine uri umunyamakuru ubona yikaraga ukagira ngo nuko byina wari wabona abyina imbyino nzima cyangwa abyina ama challenge gusa ubwo bariko none se ubundi uyu munsi niki wigiye mu kubyina so je icyo nigiye mu kubyina nyine nakuyemo discipline burya buri kintu cyose ukora iyo kizemo discipline bigenda neza kubyina nakuyemo ka discipline n'amafaranga nyine anyambika ibintu byinshi kandi biracyanaza ntago tuzacika intege rero Chiku afite Imana guteguriye urumva gusa ndagusaba ufunga amaso sibyo Chiku Imana guteguriye yapfukama sinzi icyo yakora cyose urumva ayikugezeho turirimba indirimbo isabukuru yawe ngenda bambaririmbira nta kibazo sibyo ndambaririmbira urumva ndambaririmbira akuramo Imana guteguriye urumva Chiku ready uriteguye utanga Imana yawe muteguriye yego ako Chiku kumba na vibe umukunzi waramwizeye ntago nta vibe kabisa cyangwa shawaje zirahari mahani urashyushye yego uri ready okay Elvin uri tayari agutema Imana guteguriye nari nayime kabisa nayi urumva ari nk'iki shaka guessing Imana rero biragora cyane kabisa ngenda cyetse nyetse nka miliyoni wenda iri muri envelope bazana amafaranga turasangira nawe narebe muramaho Chiku muramaho tegereza turaguha ni miliyoni se ko nabikoze cyane nabyishe isa nkayo yego wow ngo ni miliyoni urakize bro reka turebe rero guys rero bakunzi basuri mu twagiye bimeze gutya sasa urumva we funga amaso sibyo abadukurikiye barebe icyo bita surprise funga amaso sibyo noneho ahubwo narebe nko hirya oya nta kibazo nafunga amaso nta kibazo sibyo ngenda bara inshuro 10 Chiku akuremo Imana gutegure sibyo noneho yayi gwapfuka bisimbizi Chiku uramuka uko ushaka kuramo Imana muteguriye mumfashe make nta kibazo Imana wamuteguriye Chiku funga amaso guys agiye kuramo Imana muteguriye guys twagiye 1 2 3 4 azamu Imana muteguriye twagiye happy birthday to you happy birthday to wow bro yeah wow Chiku ranangaje Chiku ibi ni ibiki Chiku ni gift ngize bwo ibi ni ibiki Chiku iyi ni gift banyarwandakazi bakunzi ba Slim Jesus Entertainment babe urayikunze se ndikanze hasi kandebe bro mana ikarito yazo man Chiku ranganze Chiku mubaza ka ubwo atubwiye ni bayikunze urayikunze ahubwo se giye nshaka kukubaza ikibazo kimwe ubwo tumwe kumubaza urayikunze banza umusubize urayikunze Imana yose wari Imana nyine wayikunda utayikunda ni wari Imana mfashe rwose hanga bazoominga reba mana mwiza handitseho predance
kato ikarito ya Prudence niyo Chiku gutokesha ngo mwizira rya oya mva impamvu hano daimon wahe kuva navuka mu buzima bwanjye mbonye baby utungura umuhungu we akamuha impano idasanzwe nge biranangaje byakiri bite Musa mavuko agwaye impano ya Prudence byakiri bite Uskino mbonye Chiku shira banza asambana oya nese icyo bivuze Wasa kucyuma ya Prudence gift is a gift man ntago gift bari ngombwa ngo nyine ni gift to wowe byakiri bite rata kuntu biba bimeze nyine njyewe uriya nkunda gufata umwanzuro vuba kabisa nyine Chiku mwitwarire ndamugwaye no fasha wavuze ko mukunda ntabwo Impano agwaye no man ese ibi ni ibiki zize kumarisha iki kondo munyezinda umuntu kuba yakandura se kuba nakandura se naganyizeye kiro mbonye ufite umukobwa ugukunda naganyizera aho se mukunda cyane nawe arabizi aziko namwe mwitwarire kaci kungisi yanyemera oya ntago yabikora ndabizi none iyo ni gift yayisa Chiku ariko banze umuhungu asambana oya se ko kuvuga ibyo bintu mani numva wabigize umva nyine kibazo ntabyo gusambana mani Elvin shiri wawe arakwizera ko yaga Impano mana we nyine ubwirinzi babukenewe baby niyo mpamvu ndaguhaye gift ese ubi gift abana nagenda nkayishyira mu nzu wanjye nkayibika se abana iyi gift nagenda nkayishyira mu nzu wanjye nkayibika mana we kuki wavuga uti mcha Prudence zimushyire okay nyine niyo gift yanje mu nihe mpamvu yatumye umuha nyine iyo gift impamvu yatumye umuha gift washingiye kuki urabizi Prudence cyo zimara ntago kizi ni ubwirinzi bikumva nyine namuzaniye ubwirinzi ego bimeze nyine ubwo nyine cikaza impamvu yakamaye sibyo ndumva nyine ahubwo wowe waduha akanya tukagenda tukajya gukoreshamo kamwe muri make mugenda mudukoresha none se yatunguriye tutazakoreshwa Shamuza ubwenge guys abantu barancanze none se ku buryo ibizana kuri kamera ahubwo uri kudutinza nyine ndumva giye bitangiye kugira reka tugende ijambo rimwe nyine natanga abakunzi banyu nabo bajye babaha ibi ngibi cyaba ushobora twanga bro baduhe kuko ndamukoko kuko nge nayimuhaye ndamwanga nge ko nayimuhaye ndamwanga rero Elvin dusoza uri umubyinnyi niho umuntu yagusanga aramutse ushaka wenda gukurikira niho umuntu agusanga social media zose hariho kuri platform zose ndiho ni Alvin the Dancer umuntu yakora follow we follow back Chiku niho umuntu agusanga Instagram ni Chiku TikTok naho ni Chiku hose yego reka ngushimire Elvin nta kibazo kwese ngushimire Chiku so wakoze kumfasha gutungura shiri wanje ya nyine wakoze cyane n'abadukurikiye nabo bakoze yabakunzi ro basi mu TV Jesus kambashimira nge nitwa IT nshimira simu kuri kamera